ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 10 umurongo wa 11 haravuga ngo ninjye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Amen. Ninjye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Amen. 12 haravuga ngo ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama atarize, iyo abonye isegarije azisiga intama gahunga, asiga intama gahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Amen. Twongera dusome byakozwe n'intumwa, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto, igice cya mbere ku murongo wa 26. Bibiliya iravuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko abahamagawe b'ubwenge, ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi. Aka kantu mu gace w'umurongo, muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi, ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye. Amen. Katuganire kuri aya magambo, hanyuma niturangiza dusenga Imana. Bibiliya yavuze ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu, ngo kandi ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe ntabwo ari benshi. Reka mbabwire, rimwe na rimwe dutekereza ko kwiga ari byo biduhesha ubwenge bwo kumenya Imana, ariko Imana tuyimenyeshwa no gusenga, gusoma ijambo ry'Imana no kwitondera amategeko yayo. Semene. Amen. Amasomo cyangwa se amashuri cyangwa se ibyo tuza kwiga dukura mu barimu batwigisha hanze mu bigo bitandukanye bidufasha kumenya neza guhereza umurongo ubutumwa bw'Imana buba mu buzima bwacu, kumenya uko tubutwara nuko natwe twitwara. Semene. Amen. Niyo mpamvu abakera batize batagize n'amahirwe, Imana yabatoje kumenya uko batwara ubutumwa bwiza nuko ubwabo bitwara, babiheshejwe n'umwuka w'Imana binyuze mu gusenga. Uyu munsi bamwe na bamwe barashaka Imana bayishakira mu mpamyabumenyi bafite z'ikirenga, abize za kaminuza, abize za maîtrise, za doctora, barashaka gutekereza Imana mu mitwe yabo ariko batayitekerereje mu guca bugufi no gusenga. Imana ntabwo iva mu bitabo, Imana iva mu masengero. Tuzamura ibiganza dore Imana icyubahiro. Semene. Haleluya. Umuhamagaro ni iki? Umuhamagaro ni inshinga iva mu ijambo rivuga ngo guhamagara. Iyo rero hahamagaye umuntu, igikorwa cyakozwe cyitwa umuhamagaro. Uwo muhamagaro ni ukubera yuko habayeho ibintu bibiri bihuzwa n'ijambo rimwe. Hari uwahamagaye, hakaba n'undi wahamagawe. Duhamagarirwa gukora ibisa n'iby'Imana ikora cyangwa se gukora ibisa n'iby'Imana ishaka. Rimwe na rimwe kubera yuko dushaka gutekerereza umurimo w'Imana no gukora uko Imana cyangwa se uko twebwe dushaka mu Mana, kubera yuko imirimo yose dukora si imirimo y'Imana. Ndaza kubisobanuraho gatoya. Imirimo abantu bakora ariko bapfa igashirana nabo ni imirimo bakoreye Imana, si imirimo Imana yabakoresheje. Kubera yuko Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi wanjye ngo ntagira gute, ngo ntashobora gupfa ahubwo agira gute, arasinzira. Iyo twebwe dupfuye imirimo yacu ikomeza kubaho. Iyo rero dupfuye n'imirimo yacu igapfa igashira ku isi, ya mirimo twakoze yose si imirimo twebwe twakoreshejwe n'Imana, ahubwo ni imirimo twebwe twakoreye Imana. Mu yandi magambo ni imirimo twatwerereye Imana. Sinzi ko turimo turumvikana neza. Semene. Amen. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ku munsi w'imperuka ngo bazazavuga ngo mwami mwami
ngo twavuze ubutumwa mu izina ryawe, ngo twabwirije mu izina ryande, mu izina ryawe, twahanuye mu izina ryande, mu izina ryawe. Yesu ngo ababwira ngo mugende mwahoze zibimwe, ntabwo ngewe nigeze mbamenya mu maso yanjye. Kubera iki? Nabakoze ariko bakorera Imana badakoranye n'Imana. Reka mbabwire, ishema ryo gukorera Imana ntabwo rigarukira mu gukorera Imana. Ishema ryo gukorera Imana ribitse mu ibanga bita gukorana n'Imana. Ndabasize turimo turumvikana. Ishema ryo gukorera Imana ntabwo rigarukira gusa mu gukorera Imana. Oya, ishema ryacu mu gukorera Imana rijyana no gukorana n'Imana. Iyo dukorera Imana tugakorana n'Imana, imikorere yacu n'imirimo yose dukora n'imirimo y'ubwami bw'Imana mu isi, Imana inyuze mu boroheje basuzuguritse baciriritse nkatwe. Umuntu nakubwira ngo uraciriritse ntuzarakare, nukuri uraciriritse, ariko uzamubwira ngo muri ngewe harimo umugabo ukomeye. Semene amen. Abagutera ntibatera wowe, barashaka ko ikikurimo gisohoka muri wowe, barashaka kubanza kubabaza wowe, hanyuma wowe wihakane uri muri wowe, kubera ko wowe nyawe ntabwo ari uyu tureba, wowe ubitse muri wowe. Sinzi ko twumvisha. Umuntu nyawe ni umuntu tutareba, uyu tureba ni umuntu ubitse, undi tutareba. Wa undi tutareba rero niwe muntu urimo ubwiza n'imbaraga z'Imana, wohereza komande uyu w'inyuma kugira ngo abashe kugendana n'Imana. Semeni haleluya. Iyo tuhamagawe n'Imana, Bibiliya yavuze ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. Mwibuke yuko abo ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, ntabwo ari benshi bahamagawe mu bwenge bw'abana babo. Oya, Imana ngo yahamagaye ngo abanyantege nkeya kugira ngo ikoze isoni abiyita abanyembaraga. Nasomye agatabo umunsi umwe karambwira ngo impamvu Imana yemeye ko Dawidi ajya gutura mu ishyamba papa ngo byari ukugira ngo Imana ngo irebe uburyo Dawidi azabasha kwita ku ntama, ngo ibikompare irebe ko azashobora kwita ku bwoko bw'Imana. Uyu munsi ushobora kuba uri mu kigeragezo gisa nkaho uri wenyine, uri mu ishyamba, uragiye intama udafite undi muntu ugufasha kuragira intama, ariko Imana irimo irakugerageresha akantu gatoya kugira ngo irebe yuko uzabasha gutwara ikinini cyane. Tuzamure ibiganza duheze Imana icyubahiro. Semeni haleluya. Mwihanganire intambara n'ibigeragezo, amakuba n'ibyago ni byinshi ku mukiranutsi. Dawidi yaranditse muri Zaburi ya 23:5 avuga ngo siko bizaba kuba mutegereza, ngo ntaho uzagira gute, ntaho uzakorwa n'isoni, keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Ni gute dushobora gukoresha umuhamagaro? Ese iyo dusenze, twamara gusenga, ubuzima bwacu bugatandukana n'amasengesho, umwanya dutakaje aba ari uw'iki? Hari umuririmbyi wavuze ngo waba wararuhiye iki umunsi wa nyuma utabonye Yesu? Ikintu cyose dukoze mwibuke yuko tugifitiye ingororano zacu. Tuzahabwa ingororano z'ibyiza twakoze cyangwa se duhabwa ingororano z'ikibi twakoze. Niyo mpamvu uyu mwanditsi w'Ibyahishuwe ibice 22 yarabivuze, aravuga ngo dore ndaza vuba, kandi nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Bene data, ni gute tugomba gukoresha umuhamagaro? Ese imikoreshereze y'uyu muhamagaro twahawe ni uwuhe? Ese ni bande bahamagawe? Mu isezerano rya kera Imana yakoranaga n'abatambyi, Imana igakorana n'abahanuzi, Imana igakorana n'abandi. Abatambyi bahagarariraga abantu ku Mana, hanyuma abahanuzi bahagarariraga Imana ku bantu, hanyuma abami bashushanyaga ubwami cyangwa se ubutegetsi, basoreshaga amategeko y'Imana mu buyobozi. Ariko isezerano risa ngo Yesu Kristo aza ari we gitambo kizima, igitambo cyera,
ngo amaraso amena amaraso yiwe ngo umwenda wari ukingirije ahera hahera utabukamo kugira ngo wowe nanje twemererwe kwinjira ahera hahera. hari umuririmbyi wavuze ngo wa mwanya mu Getsemani sinawibagirwa ubwo wabiraga ibyuya bisa n'amaraso wari mu biti ijoro baragusha nubona ko nibagiwe Yesu uzanyibuze haleluya. Kwibagirwa n'intwaro umukristo atakaza cyangwa se umukristo abura mu buzima bwiwe. Iyo wibagiwe imirimo y'Imana, iyo wibagiwe ibyo Imana yakoze, ntabwo ushobora gusingira ibyo Imana igiye gukora. Kwibagirwa bitubuza kwakira icyo Imana igiye gukora mu buzima bwacu. Niba dushaka kwakira ibitangaza, niba dushaka kwakira ibimenyetso, mureke uko bukeye nuko bwije tubare imigisha y'Imana. Uyibare usige numwe erega n'imishi yo gutangaza. Uyibare usige numwe erega n'imishi yo gutangaza. Hari abamama benshi bari bafite ifaranga, bari bafite uburanga buruta ubwawe. Hari abapapa benshi bari bafite uburanga buruta ubwawe. Hari abasore benshi bari bafite uburanga bufite buruta ubwawe, ariko bose barapfuye barasinziriye. Uyu munsi Imana iguhaye amahirwe yo kugira ngo ugire icyo ukora mu bwami bwayo. Imana igutije amahirwe. Hari abaririmbyi benshi batambutse. Uyu munsi Imana iguhaye amahirwe yo kugira ngo ube umuririmbyi mwiza wera imbuto nziza. Umuririmbyi mwiza wera imbuto nziza. Ubwiza bw'igiti ni imbuto cyera. Muzi yuko umunsi umwe Yesu yari arimo aratembera ari kumwe n'abigishwa biwe, ngo baragenda ngo babona igiti ngo gitoshe gisa neza, ngo baraza ngo barakireba, ngo ariko bakigezeho ngo basanga nta rubuto na rumwe rukiriho. Ngo Yesu ngo arakivuma, ngo abigishwa barababara cyane, ngo baribaza kubera icyo avumye kino giti kandi cyasaga neza, kubera ko nta mbuto cyari gifite. Reka mbabwire, uko waba umeze kose, ubukristo bwawe, ubwiza bw'ubukristo bwawe ni imbuto z'ubukristo. Niba usenga ariko utera imbuto, gusenga kwawe ntacyo kutuma. Twari imbuto zikwiriye abihani. Bene data, mwemere Imana ikoresha imitima yacu, mwemere Imana ikoresha ibitekerezo byacu, mwemere Paulo yabwiye itorero ry'i Roma mu bice 12 umurongo wa mbere. Semeni haleluya. Ndabinginga bene data kubw'imbabazi z'Imana, mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo mwebwe muhinduke mugize imitima misha. Tureke kwishushanya, mureke tureke kwishushanya, dukora icyo Imana ishaka mu buzima bwacu. Nigute shobora kuba ndi umuririmbyi, nigute shobora kuba ndi umuramyi, nigute shobora kuba ndi umuvugabutumwa, nigute shobora kuba ndi umupastor, nigute shobora kuba ndi umukristo ariko nkera imbuto za gikristo? Iyo ntambara nayishobora gute? Reka mbabwire, umusingi n'umwe gusa. Hagarara ku ijambo ry'Imana, wizera Imana. Imana yatangije umurimo muri wowe, ni nayo izawusohoza. Semene amen. Ejo bundi umukaranganirije muri iyi minsi 3 ishize, ambwira ijambo rikomeye cyane. Arambwira ngo ubutunzi wahawe n'Imana muri wowe, Imana izaburinda. Ngo ariko ngo ubutunzi bwose utahawe n'Imana, ngo niwe murinzi wabwo. Sinzi ko twumvishe kino cyiza. Icyo Imana yaguhaye
ni umurinzi wacu muri wowe, ariko ikintu cyose utunze Imana itaguhaye ni wowe umurinzi wacu. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo uzabaho, nta muntu uzakwambura ubuzima, kubera ko n'Imana yagutanze ni nayo izabwisubiza. Twazamura ibiganza yewe. Haleluya! Imana yavuze ngo baho, nta muntu uzakwica, nta muntu Paulo yarageragejwe cyane, yagiriye nabi ubwoko bw'Imana inshuro nyinshi atarakizwa, ariko amaze gukizwa yemera kuyoborwa n'Imana, yemera guhishurirwa n'umwuka wera w'Imana, abasha gukora. Aravuga ngo nubwo nababazwa, ngo nubwo nakubitwa, ngo ariko ngo nkagumana Kristo. Yesaya aravuga ngo mu mibyimba yiwe niho twakiriye ibyaha, nukuri intimba zacu ngo nizo yishizeho, imibabaro yacu ngo niyo yikoreye, ngo ariko twebwe twatekereje yuko ngo yakubiswe n'Imana Data. Aravuga ngo ngewe nawe twarababariwe. Haleluya! Ngewe nawe twarababariwe mu mibyimba ya Kristo, mu mibabaro yiwe twarababariwe, twahawe agakiza ku buntu bene da. Tunganira Imana udasiba, Uisenga kandi uyumvire, hasoni tuzagira zo gukorera Imana. Bibiliya iravuga ngo nimugira isoni zo kumpamya, ngo nanjye ngo nzagira isoni zo kubahamiriza isi yose. Reka mbabwire, mushire amanga mukorera Imana, icyo ushoboye ugikore, bakurwanye kuko nibazakurwanya utagize icyo ukora. Ubundi iyo ucecetse baravuga, iyo uvuze baravuga. Aho kugira ngo bazakuvuga ucecetse, uzovuge bakuvuga ngo wavuze. Kweli abantu bamwe bazabanga kuvuga ngo batabavuga, bakama bubika imitwe bagaceceka, ngo nanje se kandi hari icyo ashoboye yokora. Nuguma guceceka tuzovuga kuri intumbwe. Ariko niduhaguruka tukagira icyo tuvuga kubw'ishaka ry'umurimo w'Imana, tutabikoreshejwe n'inyungu zacu z'umubiri, Imana izahaguruka natwe umunsi umwe ituvuge mu ruhame rw'abantu. Acha tuteseke, ulimwengu tuteseke, watu watusimage, watule mabaya, hatutautupa ujasiri wetu, tutaendelea kumfuata Yesu. Haleluya! Yesu yaravuze ngo abisi nibaranga mujuwe ni njyewe bahereyeho kwanga papa, mwebwe ngo muzabababarire, mubagirire ikigongwe, niko mu Kirundi bavuga, ngo mubagirire imbabazi kubera yuko ari njyewe babanze kwanga. Yesu aravuga ngo se nimugenza nkuko abisi bagenza, itandukaniro ryanyu nabo rizaba ririhe? Nimukunda ababakunda mukanga ababanga, itandukaniro ryanyu n'abapagani nirihe? Mose ngo siko abapagani bagenza, bakunda ababakunda bakanga ababanga. Yesu aravuga ngo mwebweho ngo nimumara gukizwa mukakira ubwami bw'Imana mu buzima bwanyu, ngo muzakunda ababakunda, nimurangiza mukunde n'abanzi bawe. Mukundane urukundo rwa kivandimwe. Mukundane. Abakristo mukundane, ntiwemere ko mwene data burara kandi ufite icyo wamugaburira. Nubwo ubizi yuko akurwanya, genda umugaburira umwerera imbuto. Ahari ibiryo umushiriye bizomuhesha agakiza. Mu Gifaransa bazavuga ngo ne sais jamais. Bawomenya agakiza k'umuntu koturuka mu mutsima wamuhaye.
n'imikoreshereze y'umuhamagaro. Ni gute twabasha kuba abakristo mu muhamagaro, tukaba abakristo batuvuze neza, tukaba abakristo batuvuze nabi? Ni gute nabana n'umwanzi wanje tugasangira ibiryo ariko nkamusengera Imana igahindura ubuzima bwiwe? Twasomye ijambo muri Yohana ibice 10:11 rirambwira ngo ni jewe mwungeri mwiza, umwungeri mwiza ngo amenye intama ziwe. Ngo ariko umwungeri mubi ngo iyo ikirura kije, iyo intama zitewe, ngo arazihunga akazitera umugongo, ngo akazisiga, ngo isega ngo rikaza ngo rikazangiza zose. Abakristo beza bemera guhagarara mu gihe cyo kuraswa n'imyambi, bagasengera abanzi babo. Igihe umwanzi wawe yatewe, ukamugira ku mavuka musengera, ukabwira Imana ngo Imana umugirire neza, ineza yawe yo ku buzima bwiwe. Reka mbabwire, umukristo utababarira ni umukristo utazi agaciro k'icyo yababariwe. Numenye icyo Kristo yakubabariye, ibyo abandi bakora ni bito cyane, bizaguhesha imbaraga zo kubabarira. Gukunda Imana bigaragarira mu buzima, ntabwo bigaragarira mu magambo. Imana igenzura imibereho yacu n'imibanire yacu n'abandi, ikamenya ko tuyikundisha umutima wacu wose. Biravuga ngo se umuntu wanga mwene se areba, yavuga gute ko akunda Imana atareba? Duhindura amagambo, ibyo tuvuga twatura amagambo meza. Twatura amagambo meza. Amagambo meza ni intsinzi y'umukristo. Ururimi n'akantu gatoya, nyamara amagambo yako arakomeye kurusha amabuye. Ururimi rutanga umugisha, ururimi rutanga umuvumo. Iga neza ururimi rwawe, ubwo nibwo Haleluya! Twatura amagambo meza, tubisoko y'amagambo meza. Bene data, ibyo twaturera abandi bibe byiza, kubera ko bireba ngo ibyo bifuza abandi ngo nawe nibyo bizakuruka. Muhamagaro, wibuke yuko uwaduhamagaye ashoboye byose. Haleluya! Ijambo nkunda, ikintu kiza kimpumuriza, iyo nanyeganyeze ngahura n'ikintu nkumva kigiye kunkubita hasi, nzaribuka ko Imana ishoboye byose ngahumurika. Nukuri hari igihe uhura n'ikibazo mu buzima bwawe, wareba abavandimwe bawe ukababwira ukabona nta n'umwe uri kukumva, wareba abo wita inshuti magara ukabona nta n'umwe wayo gutega amatwi, wareba mu bantu bose musengana ukumva nta muntu ukubera igisubizo, uzoze wibuka ko Yesu ashoboye byose. Munga nawe Zayoni, iyo nibutsa ko kandi numva asubizwemo imbaraga mu buzima bwacu. Imana ishoboye byose, ntabwo Imana ishoboye bimwe na bimwe, Imana ishoboye byose. Imana ishoboye byose. Imana ni umuti w'ibibazo ufite byose. Ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ifite ibisubizo. biriho byinshi biracyariho, Ibyatuma tuzizera Imana dushima, ubwo twaratunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. nimuze nshuti Dufatanye dufatanye tubyumve kimwe birakwiye. ibibazo byose twibaza mu mu mitima, Imana ibifite ibisubizo. hari indirimbo ejo bundi Ben na Chance baririmbye baravuga ngo ibyananiye abamarayika Umwami Yesu byose yarabishoboye.
ibyananiye abamarayika Yesu utiyanze byose yarabishoboye ibyo basobanyu batakora ibyo inshuti zawe zitokora ibyo abavandimwe batokora Yesu ngo yarabikoze ku bwawe Yesu yarabikoze ku bwawe bene data mureke ubuzima bwacu bwo mu ikanisa buse n'ubuzima bwacu bwo hanze y'ikanisa niba dushaka kuzana abantu mu ikanisa tukabaheza Yesu mureke ubuzima bwacu bwahangaha buse n'ubuzima bwo hanze iyo ubuzima bwo mu ikanisa butandukanye n'ubwo hanze y'ikanisa ubuzima bwo mu ikanisa iyo bugeze hanze butakaza agaciro kubera yuko ka gaciro bwari bufite hano bwageze hariya bugahinduka ariko iyo ubu buzima bukomeje kuba ubwo tubamo hanze iyo tugeze hanze niho hagaragarira agaciro k'ubuzima Amen haleluya ubuzima bw'aha mu ikanisa ubuzima bwo mu rusengero ntibugirira agaciro mu rusengero bugirira agaciro hanze y'urusengero muzirikane guhamagarwa kwanyu mwibuke yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi abahamagariwe mu masomo si benshi abahamagariwe mu miryango ikomeye si benshi Imana yahamagaye abaciriritse kugira ngo ikoze isoni abiyita abanyembaraga atawale ategeke bibwira Kristo ategeke izo ubona bitagenda neza mu buzima ambia Kristo atawa bwira Yesu arabitegeka ibyo udashobora gukuraho n'imbaraga zawe bwira Kristo arabikuzaho imbaraga ziwe reka mbabwire ubuzima utarambiwe Imana ntishobora kubugukuramo gusa ishobora kubukurindiramo asubiramo ubuzima utararambirwa Imana ntiyo bugukuramo gusa yo bukurindiramo urwego rwose uriho utararambirwa Imana ntiyagupromotinga itegereje ko ubanza kwipromotinga mu bitekerezo Imana ikagutera inkunga Imana ikorana n'imitekerereze ihindutse bene data Migani 22:4 aravuga ngo uwicisha bugufa kubaho Uwiteka ingorano ziwe ngo nubukire ngo n'icyubahiro n'ubugingo reka mbabwire ubundi ubukene ntabwo ari isezerano ry'abakristo ntabwo ari isezerano ry'Imana ngo bazayimenya bazakena ubukene ni umuvumo ukurikirana abantu usome Bibiliya muhere muri Edeni Imana irema Adamu Imana yaremye Adamu imuremera Edeni imushyiramo ngo ibyo azakenera byose Adamu ntabwo yari umukene Adamu yari umukire yari afite ibyo akenera byose kuko Imana imurema mbere yuko imurema yamuremeye Edeni yiwe yamuteguriye ibyo azakenera byose imushyirira imbere ibona kumurema nukuvuga ngo mu mugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu Imana yaturemeye ibyo dukeneye byose mu buzima bwacu hanyuma twebwe tuza nyuma ariko ibyo twebwe tuzakoresha mu buzima Imana yarabitanze Semene amen nusoma ubuzima bw'abagabo bari muri Bibiliya uhere kuri ba Abrahamu uzamuke ugere kuri ba Eliya ugere kuri ba Dawidi ba Yobu aba nabagabo bari batunze bari bafite imikumbi y'intama bari bafite amashyo y'inka bari bafite abagaragu benshi cyane babakoreraga kubera iki ntago bari abakene bari batunze bari abatunzi
So tugomba guhindura imitekerereze yacu tukizera yuko Imana dukorera ni Imana twakorera turi ku rwego rutoya ariko kandi katuzamura ikagira ku rundi rwego tugezaho. Ntabwo ari Imana ikennye, ni Imana ikize ifite byose. Kubera iki tudashobora kuba abakristo bafite inganda zikomeye cyane tukubaha Imana? Kubera iki tudashobora kuba abakristo bafite indege zabo zo bita ngo ni private jet? Murazizi? Murazizi cyane, mwebwe muri abasirimu cyane. Za ndege umuntu azagendamo wenyine. Hari geza nicara rimwe na rimwe nkareba ku internet ukumva ngo Messi ngo Cristiano abakinnyi bakabumbu abantu batazi n'indirimbo y'amateraniro ngo afite indege ngo standard ziwe. Kasenga kavuga ngo Mana niki twebwe twokora kugira ngo basi tubone imwe turayibona tutaradayijamo. Ni ibibazo bikomeye cyane. Bibiliya iravuga ngo abubaha Imana bakicisha bugufi ingororano zabo. Ntago ingororano ya mbere Bibiliya ivuga ari ubugingo ya. Biravuga ngo ingororano zabo n'ubukire. Mufate Bibiliya zanyu mu isome Imigani 22:4. Ya mbere n'ubukire. Muri iyi minsi jewe mazinga ryose ndimo ndasenga kuva na 4 kininga ryashize. Mazinga ryose ndimo ndasenga nirukana umwuka w'ubukene. Jambo ry'Imana rirumvikanye. Ntabwo twahamagariwe gukena, twahamagariwe kuba abatunzi tugatunga iby'isi ariko tutarabisi. Nubwo turi mu isi dukeneye iby'isi, turabikeneye. Pawulo yaravuze ngo byose turabyemera ariko siko bidufitiye iki umumaro. Mu isi ibyo dukeneye ni bidufitiye umumaro. Imana yagure amaso y'ibitekerezo byanyu mubashe kureba mumenye ahari ubutunzi. Niko Imana yabwiye Yesaya, iramubwira ngo nzakujya imbere ngo ahataringaniye mparinganize, ngo nzamenagura inzugi z'imiringa, ngo nzakwereka ubutunzi ngo buhishe, ngo buri ahantu hahishe mu maso yawe. Uyu mugoroba icyama Imana ikamenagura inzugi z'umugisha zihishe mu maso yawe. Icyama muri uyu mugoroba Imana ikugurura amaso yawe akabasha guhura n'umugisha wawe mu izina rya Yesu. Kurya neza bibereye abana b'Imana, kwambara neza bibereye abana b'Imana, kugenda neza birababereye mu izina rya Yesu. Ngo abicisha bugufi bakubaha Imana, ingororano zabo, ingororano ya mbere n'ubukire bazatunga batunganirwe. Ingororano ya kabiri ni icyubahiro. Reka mbabwire ngo nta mukene n'umwe ugira icyubahiro. Nubwo yaba azi ubwenge, nubwo yaba afite ibitekerezo bikomeye, abantu bakoresha ibitekerezo bye ariko ntibamutwara ahakomeye, bamusiga ahaciriritse kubera ko nta butunzi afite. Bakitwaza ibitekerezo bye kubera ko bafite amafaranga, kubera ko bafite ubutunzi, kubera ko bafite ubukire. Mazinga ndimo ndasenga, Mana ukureho abakozi b'Imana igisuzuguriro cy'ubukene. Birasa neza cyane. Aba basore bose bari hano, n'ababyeyi bari ahangaha, n'abakozi b'Imana bari ahangaha, twese kuvuga ngo twubake ikanisa ry'abavandimwe ry'abaturanyi, tiduhangayike, amateraniro ntahagarare, umuntu akavuga ngo ndatanga $1,000, twese tugatanga 1,000, ikanisa bakarizamura iyinga rimwe, hanyuma tukaje kubasura tugashima Imana hatabayeho guhagarika amateraniro. Murumva bitaryoshye yemwe? Umuntu akazavuga ngo ndatanga 1,000, apana ka wa mugabo wavuze umwana we yaragurutse mu ikanisa ngo bari gutanga, aravuga ngo jewe ngo ndatanga inka. Umugabo ngo yamaza ise yamaza yihuta, semeti mwumvise ko numvise mwakomye amashyi, mwumvise ibyo yavuze. Sinti yavuze inka, yavuze inkwi, yatanze inkwi.
ibahereze umwuka w'ubukire mu izina rya Yesu. Imana ibahereze gutunga, Imana isurira amaso yanyu mubashe guhabwa umwuka wo gutunga mu izina rya Yesu. Yenda wakiriye, mbonye mutawakiriye. Ndi hafi gusoza. Jewe ndawakiriye mu izina rya Yesu. Nakiriye umwuka wo gutunga ifaranga nyinshi. Kandi ababisetse nzozi bahaho muzirye. Namwe Imana izabaheze izanyu nivyo byiza. Nivyo byiza. Muzorya izanyu nanjye nzorya izanyu. Sibyo papa? Birakubereye kuririmba wasohoka ukicara muri iyo njiro uvuga taha ukarya neza ukaryama neza. Siko papa? Imana si umuntu ngo ibeshe. Imana si umwana w'umuntu ngo yicuze icyo yakoze. Imana ni Imana itanga ubukene kuri bamwe abandi ikabaheza ubukire. Ni Imana itanga abana kuri bamwe abandi ikabaziba inda zo kubyara. Ni Imana ihesha bamwe kuri abandi ikabaheza guhuma. Ni Imana ihesha bamwe kuvuga abandi ikabagira ibiragi. Ni Imana ikora ibyo ishatse mu gihe cyayo, kandi byose ikabikorera kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Reka mbabwire, niba uyu munsi ufite umugisha w'icyo Imana akoze mu buzima bwawe, ukabona mugenzi wawe Imana itaragira icyo ikorera, ntuzamwishime hejuru, ahubwo uzamukomeze, umubere ibyiringiro byiwe bya buri munsi, umubwire ngo humura, Imana irahari, Imana iracyakora, nawe ejo Imana izakugirira neza. Niba utarabyara, nawe Imana izaguha gushyikira mu izina rya Yesu. Niba uri umushomeri utarabona akazi, umaze iminsi myinshi, umaze imyaka myinshi warangije kwiga wabuze akazi, humura, Imana iracyafite akazi, Imana izaguha akazi. Warasenze hari amasezerano Imana aguhaye, Imana ikurikirana isezerano ryayo, Imana irinda isezerano ryayo kugeza isezerano ryayo risohoye. Niba ari Imana yabivuze, usibabaike, tulia, Mungu atatenda kazi yake. Ijambo rya gatatu, ingorane ya gatatu, ya mbere ni ubukire, ya kabiri ni icyubahiro, ya gatatu ni ubugingo. Tuzahabwa ubugingo bw'iteka ryose. Bene data, yaduhamagaye, irahari kandi tubereye maso. Nasomye ijambo ejo bundi muri Bibiliya riranezeza cyane, rirambwira ngo ntimukagire ishari ngo ry'abakora nabi. Ngo nubwo bakora nabi ngo bagahirwa mu buzima bwabo, ngo ubuzima bwabo bugasa nkaho ngo ari ubuzima bwiza, ngo ariko byavuye mu kuriganya, ngo ntimukabagirire ishari ngo kubera yuko ngo iherezo ryabo ngo ari ribi cyane. Iherezo ryabo ni ribi cyane. Mukore neza, murye dukeya, muryame kare, mutegereze Imana. Umunsi umwe, igitondo kimwe, Imana izitamba. Mubibe imbuto nziza, mubibe imbuto nziza, mubibe imbuto nziza. Abakozi b'Imana twicaye hano imbere tubibe imbuto nziza. Abaririmbyi tubibe imbuto nziza. Abakristo tubibe imbuto nziza. Hari akantu gatoya umuntu wegeze kwandika, aravuga ngo abakristo ngo babesha abapasiteri ko bakishijwe, ngo bapfa, ngo abapasiteri nabo bakababesha ko bagiye mu ijuru. Mwabyumvise? Imibereho yacu mu ikanisa twereka abakristo yuko turi ba marayika, tukabereka ko turi abatagatifu. Hanyuma ngo natwe twamara gupfa abakristo ngo abapasiteri nabo bakatubwira ngo namwe ngo mugiye mu ijuru kandi nta juru twakoreye. Bene data, musirikane guhamagarwa kwanyu, musirikane
yuko bahamagawe b'ubwenge bw'abantu atari benshi. Mwemere umwuka w'Imana akorere muri mwebwe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana abo ngabo nibo bana b'Imana gusa. Niba ari Imana yagutegetse kugira icyo ukora uzagikore, niba ari Imana yagutegetse kugira icyo utanga uzagitange mu izina rya Yesu. Icyo dutanga, icyo dukora tugikoreshejwe n'umwuka w'Imana nicyo kirimo umugisha wacu. Ntabwo ari umuntu wivuze irabikora, rurema byose nanjye. Ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rirarema. ntabwo umukristo mwiza atabagenzi biwe mu bibazo abata mu ngorane arabatererana. Reka mbabwire bene data, mwibuka yuko twebwe turi ingingo za Kristo. Kristo yaravuze ngo nkuko umubiri ugizwe n'ingingo zitandukanye ngo niko natwe tugize umubiri wa Kristo. Bamwe mu bo tubana mu ikorari ni amaboko yawe, abandi ni amaguru yawe, abandi ni amaso yawe, abandi ni amatwi yawe, abandi ni ibitekerezo byawe. Iyo urwanyije mwene data ni nko gufata akaboko kawe kagatema. Reka mbabwire, mwibuka yuko twese turi ingingo zitandukanye ariko zikora umubiri umwe n'umubiri wa Kristo. Dukundane, tugirirane ishaka, dushigikirane, dusengerane, dusabirane, nibwo tuzabaho nk'uko Imana ishaka. Ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana, ijambo rye, ijambo ry'Imana, ay ijambo rye, ijambo ry'Imana. Sumuntu ntabwo ari umuntu icyo yavuze izabikora. Ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema. Ntabwo ari umuntu, Ntabwo ari umuntu wibeshye icyo yavuze izabikora. Ijambo ry'Imana, hari ubugingo bw'umuntu turimo
turaganira, hari umuntu Imana irimo iraganiriza, hari umuntu Imana irimo irabwira. Ijambo ry'Imana rirarema ku buzima bwawe. Itegura impinduka z'ijambo, bika ijambo mu buzima bwawe, bika ijambo mu mutima wawe. Ijambo ry'Imana rizagukorera nurikomeza mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana rizakubera inzira, ijambo ry'Imana rizakubera umuyoboro. Emerera ijambo ry'Imana, emerera ukuri kw'Imana, emerera Imana z'Imana, emerera Imana, emerera Imana, emerera Imana, emerera Imana, emerera Imana, emerera Imana. Sigaho kwinangira, sigaho kunangira umutima wawe. Reka kwinangira mwene data. Emera icyo Imana irimo irakubwira. Umaze iminsi myinshi usa nk'umuntu uri mu mwijima, urimo urarwana urugamba, umutima wawe urenda guturika. Kubera iki? Kubera umurimo w'Imana. Emerera Imana igira icyo ikora ikoresheje wowe umunyantege nkeya, wowe tuzi usuzuguritse. Emera Imana. Nawe Yerusalemu ntabwo uri mutoya, Imana yavukira mu buzima bwawe. Mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, Imana irabemera, iyahamagara abakomeye, iyahamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Imana ibagirire neza. Imana ihembura ubuzima bwanyu, Imana ihembura ibitekerezo byanyu, Imana ihembura imitima yanyu. Mwakire imbaraga z'Imana, mwakire kugendererwa n'Imana, mwakire gukorana n'Imana, mwakire kwizera Imana, mwakire guca bugufi, mwakire kubaho kw'Imana. Imana ibahindurira ubuzima, Imana ibahindurira amateka mu izina rya Yesu. Amen. Mwakire ijambo ry'Imana.